Ni mu gihe hashize iminsi mike MTN ifatiwe ibihano n'urwego rw'igihugu rushinzwe igenzuramikorere RURA, nibwo baje gutangaza ko hari serivisi itari buze kugenda neza kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi wa tariki ya mbere z'ukwa 9, ese habaye iki kugira ngo serivisi ziri shami ry'itumanaho MTN ntizibashe kugenda neza? Ese bari buze gukora iki? Ese kugira ngo zitaza kugenda neza birabasangaye ko barimo kuvuga ko aya masaha tugiye kubabwira ariyo masaha serivisi za MTN ziraza kuba zihagazeho. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukora subscribe maze ukumva igihe, ukumva amasaha, ukumva ngo ni iki cyabaye kugira ngo izi serivisi za MTN zize guhagarara. Guhaye ikaze. Ni mu gihe MTN imaze iminsi mike ifatiwe ibihano n'urwego rw'igihugu rushinzwe igenzuramikorere RURA, nibwo baje guhindura imwe mu mikorere na serivisi batangaga, bagatangira kubinoza neza kubera ko bari bamajije kubona ko abakiriya babo bari bamaze umunsi umwe badakoresha umurongo neza, kubitsa, kubikuza, kwakira SMS, guhamagara byahagaze. Ubwo urwego rw'igihugu rushinzwe igenzuramikorere RURA rwabafatiraga ibihano. Rero kuri ubu ngubu habayeho ko MTN yatanze itangazo mbere y'uko ibyo byago biza kuba cyangwa se mbere y'uko ibyo bintu biza kuba. Iri shami MTN ryatanze itangazo riburira buri munyarwanda wese cyangwa se ribwira buri munyarwanda wese ukoresha uyu murongo wa MTN ko hari amasaha izi serivisi za MTN ziribuze kuba zahagaze. Ese bamwe batangiye kwibaza ati ngo biri buze kuba sangahe? Nibyo rero tugiye kugarukaho. Amasaha serivisi za MTN ziribuze kuba zahagaze ari mu itangazo MTN yagiye yohereza buri muntu wese muri SMS. Umuntu wese ukoresha uyu murongo wa MTN yagiye yakira SMS imubwira ngo kubera imirimo yo kwagura serivisi iteganyijwe iri joro ryo kwa 2 Nzeri 2025, serivisi za MoMo ntabwo ziri bukore mu gihe kingana n'iminota 90 hagati ya saa 7 na saa 11 za mu gitondo. Iri tangazo rivuga ko ubwo uyu munsi wa tariki ya mbere Nzeri 2025 uraza kuba urimo kurangira cyangwa se uraza kuba urangiye, dutangiye undi munsi wo kwa 2 tariki ya 2 Nzeri 2025, serivisi ngo za MoMo ntabwo ziri bukore mu gihe cy'iminota 90. Ubwo ni ukuvuga ko buri munyarwanda wese ukoresha itumanaho rya MTN, ubwo ni ukuvuga ngo gahunda zose zo kubikuza, kohereza amafaranga byose biri buze guhagarara mu gihe kiwanye n'iminota 90, kandi ngo biraza kuba hagati ya saa 7 na saa 11 za mu gitondo. Muri amasaha ari buze kuboneka iminota 90 yuko izo serivisi ziraza kuba zihagaze. Murakoze. Ibi nibyo twareberaga hamwe rero kuri iri tangazo ryatanzwe na MTN kugira ngo nawe muntu wagize akazi kenshi utabashije kubireba kugira ngo uze kuza kubibona muri kiganiro cya FAVOUR Entertainment iba yabateguriye. Kandi nanone ndagira ngo wibutse gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana muri biganiro byose bizajya bitambuka kuri chaîne ya FAVOUR Entertainment. Kandi ukore like mu gihe nimba aya makuru ko byanyabyo afite ikintu yakumariye. Ukande like aya masaha saa 7 kugeza saa 11 za mu gitondo mu gihe nimba urufite gahunda yo gukoresha izi serivisi za MoMo zo kohereza amafaranga no kuyabikuza isaha, kuba bihanganye iminota 90 kugira ngo izi serivisi babanze bazitunganye neza. Kandi none ngusaba abantu gukora share kugira ngo uhereze amakuru bagenzi batabashe kubimenya, ukore share ibasharinge kugira ngo n'undi wese utabimenye abonereho kubimenya. Murakoze. Ugira umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe n'igihe wumva ikiganiro.